Papa yaradutaye duhita tujya kuba muri wese, ubu siniga kandi n'inzara imereye nabi. Umwana wanjye w'umukobwa mukuru yabonye ubuzima buducanze, afata umwanzuro wo kugenda. Ageze aho ajya abonye naho ubuzima bumucanze, ariyahura, bamugeraho atarapfa. Ubuzima bwagezeho buranshanga, mfata umwanzuro wo kujya kwiyahura mu kiyaga cya Sake inshuro 2 zose. Ngezemo urupfu ruranyanga. Umugabo wanjye akimara kuntana abana, twatangiye kubaho mu buzima bubi, tukajya tuba muri tuwarete igihe n'abana banjye, tukagira ubwoba ko ishobora kuriduka tukagwamo. Mu minsi yashize uyu mwana wanjye muto w'umukobwa yararwaye araremba cyane kugeza ubwo apfuye, kuko twari tumaze icyumweru tutabona ibyo kurya. Hashize umwanya muremure tubona arazutse. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Kuva ubu sintinyibiza b'ejo, ibyago cyangwa amahirwe, nzi byose ko Imana ibitegeka kwiganye. Reka twongere tubasuhuze inshuti bakunze mukurikiranye Impanuro TV, tubifurije kugira ibihe byiza no kugira amahoro y'Imana aho muri mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, abari iburasirazuba n'iburengerazuba, abari mu majyepfo n'amajyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali n'abandi benshi badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Mwese reka tubifurize kugira amahoro y'Imana. Reka twihanganishe abatameze neza ku bw'ibibazo bitandukanye umuntu agenda ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi, abagize ibyago, ababuze ababo tubabwire bakomere. Nibyo turi mu isi, dufashe igihe mu ntambara, ariko Uwiteka dukiza muri byose. Ikindi kandi ntabwo Imana yatugerageza ibigeragezo tutabasha kwihanganira, hamwe n'ibitugerageza Imana igenda iducira akanzu. Muri kumwe na Nizimana Daniel, tugenda hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cyacu, tubagezaho ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twahagurutse dufata urugendo twerekeza mu karere ka Ngoma. Urugendo rutatworoheye cyane kubera ko hari mu gihe cy'imvura. Twahagurutse tunyura ahitwa ku mugezi wa Kanyonyombya, n'umugezi utandukanya akarere ka Bugesera ndetse na Ngoma. Dusanga ikiraro cyaho cyacitse kubera imvura nyinshi yahaguye, bisa nkaho bitugora cyane, ariko Imana yabanye natwe tubona uburyo ki bwo kuhambuka. Wakibaza uti tukaba tugiye hehe? Hari umubyeyi twamenye ko mu minsi yashize yafashe umwanzuro ugayitse, reka bivuge gutyo, cyangwa se yafashe igitekerezo kitari cyiza cyo kujya kwiyahura bitewe n'uko ubuzima yari arimo yabonaga ngo ari bubi cyane, bugoranye, bwo kurera abana wenyine mu buzima butaboroheye, babaga ahantu muri tuwarete. Hanyuma rero afata umwanzuro wo kujya kwiyahura kuko yabonaga inzara igiye kubica. Wari umwanzuro ugayitse yarafashe, cyangwa se cyari igitekerezo kitari cyiza yari yigiriye. Rero twamenye ayo makuru, twifuza kwagera kugira ngo tumenye nimba ari ukuri koko, tumenye ubuzima uwo mubyeyi yabayemo uko buhagaze. Atuye rero mu murenge wa Sake mu karere ka Ngoma. Twamugezeho rero aratwakira. Reka tubasabe kugira ngo mubane natwe tuganire nawe, mu by'ukuri atubwire bivuga nimba ari ukuri, nimba koko ibyo byarabayeho agashaka kujya kwiyahura kubera ubuzima bubi yari arimo. Burya rero nujya ubyuka ukabona uragenda, ukabona biremeye, ukabona ibyo kurya, ukabona ibyo gutunga abana bawe, ujye umenya ko hari n'abandi bitameze neza. Ni byiza kubageraho ndetse no kubasura kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Turabashimiye rero, murakoze. Reka tubasabe kugira ngo mubane natwe. Cyakora ufite ibitekerezo, amakuru cyangwa se inyunganizi wadusangiza, ushobora gukurikirana iki kiganiro ku mbere yacu, turavuga nimero, ukaba waduhamagara ukatuvugisha. Murakoze cyane rero. Uyu mubyeyi reka tumwakire, n'ubundi araza gutangira atubwira amazina yiwe. Murakoze. Nitwa Murebwayire Angelique, ntuye mu karere ka Ngoma, umurenge wa Sake, ariko mvuka mu karere ka Bugesera. Ndi umwana wa 9 rero mu bana 11 iwacu. Navutse nsanga hari bakuru banjye iwacu bafite inka nyinshi, tubayeho mu mibereho myiza. Hanyuma nyuma y'intambara nisanga ndi kumwe na mama wenyine, n'abandi tuvukana turi 3, ari uturera wenyine.
twize mu buryo bugoranye twiga kure, twari turi mu mibereho itari myiza birumvikana. Umwana urerwa n'umubyeyi umwe biba bikomeye cyane cyane kugira ngo yige neza. Byagezeho ngeze mu wa gatandatu ntago nakomeje kwiga, navuye mu ishuri. Ariko iyo umwana avuye mu ishuri ahura n'ibibazo byinshi. Nahuye n'ibibazo byinshi cyane maze kuva mu ishuri, kuko nagize imyaka 16 baranshingira. Ariko ntago nabwiye ko ndi umumama w'abana 4, ariko wa 4 ntabwo muzi nanjye ntanzi. Ni ukuvuga ngo muri uko kunshingira ndi umwana nashingiwe n'itorero ry'Abadivantiste. Kubera iki uvuze ngo ntago muziranye uwo ngo wa 4 no kubera iki? Ni amateka nyine ndi buvuge. Yego. Kuko ntabwo muzi nawe ntanzi, ntago nzi uko asa nanjye nagaze uko. Ariko waramubyaye uzi ko ariho? Ariho yavutse muri 2000, afite imyaka 22. Hanyuma ubwo bakimara kunshingira nashingiwe n'itorero ry'Abadivantiste. Hari hakiriho amakomine nasezeraniye muri komine ya Ngenda, kuko natejwe igikumwe n'umuburugumesitiri witwaga Seberanyunga Antoine. Hanyuma ubwo ngubwo maze gusezeranira muri komine ya Ngenda, aho ngaho nyine nasezeranye n'umuntu mukuru. Yari afite imyaka nka 30 cyangwa se gutyo 30 irenga, kuko mukuru wanjye yajyaga bivuga numva. Ariko nje ntago nigeze menya igihe yavukiye, ariko yari mukuru. Ariko uko kuntwara nago mbizi neza niba yaragiye kuko twari tugiye kubana cyangwa yaragiye kungirira nabi, kuko ibyo nahuye nabyo byari ubugome gusa. Bakimara kunshingira ngira ngo hashize igihe gitoya cyane nsaminda. Maze gusaminda bamfungirana ahantu mu nzu, ndarwara cyane. Noneho bakavuga ngo ubwo ndasamye nyine ntibamvuze, ntibanabibwire mama ko narwaye. Banshyira ahantu mu nzu ndaguma ndaremba cyane. Noneho mama sinzi cyabimubwiye aza kundeba. Aje kundeba asanga naheze mu nzu nararwaye cyane. Noneho mama ahita mfata njyana kwa muganga, anjyana ahantu muri prive aramvuza. Ubwo ngubwo amaze ntago nabumburaga umunwa, kuko abaganga babumbuye umunwa wanjye bigoye, bakajya banshyiramo ibintu bimeze nk'ubuki, umunwa yarafatanye. Nararembye, bampimye basanga ndasamye niko mfite inda, ariko ndwaye na malaria ikomeye. Ubwo nabaye mu bitaro, ngumamererwa nabi cyane, mama arandwaza. Ubwo ngubwo muri uko kurwara ndarwara cyane, nguma mu bitaro, ariko nza koroherwa ndataha. Mama arandeka ndatansubira hahandi. Ako mpasubiye ndaguma mba mu buzima bukomeye cyane, bubi, kuko ikigaragara cyo hari icyo bashaka kugeraho. Bashaka nko kunyica, nago bari banjyanye ngo mbe umugore cyangwa iki, shaka kuba bari bagiye kunyica. Ubwo ngubwo ngumaho ngaho, ngumaho muri iyo mibereho mibi, bakangirira nabi nyine. Igihe cyo kubyara kigeze, ntago banjyanye kwa muganga ngo ngiye kubyara nk'abandi babyeyi. Umukecuru waho ngaho nyine n'uwo wari umugabo wanjye, banjyanye mu nzu barankingirana. Umukecuru avuga ngo arambyaza, ngo nta mpamvu yo kunjyana kwa muganga. Bigoranye hafi yo gupfa nyine, mwumva mama ntago bari babimubwiye, nibo bari banyihereranye. Hafi yo gupfa ndabyara, ariko mererwa nabi, ariko ngumaho ngaho nyine. Ubwo ngubwo hashize igihe mama arabimenya, aza kundeba nyine, mubwira ibyambayeho, ariko aravuga ati abantu bashobora kuba bafite umugambi mubi. Bakomeza kungirira nabi, n'uwo mwana ndamugumana. Ariko rimwe na rimwe nkajya ndara hanze n'uwo mwana, ariko bakumva umwana wabarize bakanyinjiza mu nzu. Mbaho gutyo mu buzima bubi, bantoteza ngo tunaga amajosi, ngo amaboko yacu ntiyashobora guhinga, n'amagambo menshi mabi nyine, menshi mabi. Bukeye akajyaza n'undi mugore akambwira ngo erega wowe ngo uzasubire ngo iwanyu, ngo mu bwoko bw'iwanyu, ngo agasuzuguro kanyu, ngo dore umugore ngo n'uyu nguyu.
bukeye njya mu rugo iwacu njyana n'uwo mwana, ngeze umwana arira cyane, mama arambwira ati uyu mwana azadukoraho n'abariya abantu babagome kuriya, subirayo. Musubizayo, ndagenda ndongera ngumayo, ariko nyine ndara hanze uwo munsi nasubiyeyo. Ako bukeye ninjira mu nzu, baragomeza barantoteza, ariko bukeye azana uwo mugore amushyira mu nzu, jyewe arambwira ngo ninsohoke. Ubwo narasohotse abantu, ariko hagati aho ngaho hari igihe yangiriye nabi cyane, noneho nari ntangiye kumenya ubwenge, njya kureba abayobozi, ariko n'abayobozi b'itorero bari baramatumiye we na nyina. Yakugiriye nabi mu buhe buryo byagenze gute? Yarankubitaga cyane akavuga ngo mu bwoko bw'iwacu turasuzugura. Noneho rero ubwo ngubwo abayobozi b'itorero baza kumenya ko ndi kugirirwa nabi, barabatumira we na mama we, kuko barabaririmbyi, mama we yari umudiyakoni. Noneho bamaze kubatumira, babakura ku mirimo yose, ababwira ati ibikorwa byanyu twarabimenye, kuko umuyobozi w'umudugudu waho nawe yari umukristo w'abadivantiste. Noneho rimwe araza, bangiriye nabi nyine bankubise, araza aravuga ati ariko nkamwe abakristo koko, azana n'abaturage nyine, avuga ati uyu mwana mugomba kumuha ibintu bye, twamushyingiye hano ari umukobwa mwiza, none mwamwishe urupfu rubi. Noneho ariko nari narabaye nabi cyane, kandi nari nahatashye meze neza. Noneho birangira afata inkona nkubitira mu ruhame rw'abantu, kwa ko nari inzobe cyane, umubiri wanjye uhita uhinduka umukara hankubise. Abo bayobozi bahita bamufata, baravuga ati turagufungisha, cyangwa se bamuca amafaranga, kuko imiryango yabo yari hari aho hantu batuye ni mu miryango gusa. Noneho baramuvugira, bamuca amafaranga, ntibamujyana kumufunga, ariko jyewe mpita nigendera nigira iwacu. Nongeze mu rugo, mama abonye ukuntu meze, aravuga ati noneho ntuzongere no kuva. Ubwo ngubwo hashize igihe gito, uwo mugabo ahita aza yarakaye cyane, aravuga ati nimumpe umwana wanjye, ati musigarane uwanyu. Araza, umwana araza aramufata, aramujyana. Ariko hagati aho yari yararitse abantu b'inshuti ze nyine ngo nimukurikira baze kunyicira ahantu bitaga mu Muhoro. Noneho rero ubwo ngubwo mama aravuga ati nibyo, mufata umwana wanyu nanjye ngumana uwanjye. Noneho umwana ubwo bamujyanye yari afite nk'amezi 8, ubwo numva nago nkibuka isura ye, nawe naga nyibuka. Ntago ubwo nahise nibagirwa isura ye, kuko icyo gihe yari akiri umwana w'uruhinja. Noneho ubwo ngubwo kugeza uyu munsi ntabwo uzi irengero ry'uwo mwana wawe, se bimeze biti? Uwo mwana bajya bambwira ko aniga, ayiga ageze mu wa 6 segonderi, ariko kubw'ubushobozi buke n'imibereho itarambere myiza, ntago nabona ubushobozi, gusa numva uwampuza nawe nkareba uko asa. Bakubwira ko ari hese uyu munsi? Bambwira ko yiga Nyabihu. Ni naho se ubwo ari, ni naho aba, cyangwa bimeze gute? Nihajya kwiga. Ariko agataha iwabo. Amazina yese ni ayahe? Ntago nyibuka, ariko nibuka ko yitwaga Koruti. Ihangane tuganirize, ihangane nta kundi byagenda. Uko nibuka amazina. Nta kundi, ngaho ihangane ubundi ukomeze tuganirize. Ni ibintu bikomeye cyane, nta muntu ujya mpfa kubibwira. Umwana wanjye yarambabaje cyane, narwaye igihe kinini, ngimba mu gatuza, nkajya n'umuriro. Ariko mama nawe yari yifitiye ubwoba bw'abo bantu bashobora kumwica. Nago yabonye nta muntu wari kumvugira cyangwa nawe ngamuvugire nibura agiye kubarega. Icyo gihe hari mu 98 niho nashyingiwe, ariko ubwo urumva nshaka kuba narabyaye muri 2000, nari umwana nta kintu mpfa kwibuka neza, kuko icyo gihe nari narataye n'umutwe, narahahamutse ndarankomera ninjoro nekereza ukuntu banyambuye umwana. Icyo gihe rero nahise mva mu rugo, mama arambwira ati sanga abasaza banjye i Kigali, mpita ngenda. Hashize igihe gito ndakira ndetse ndanabyibagirwa, ndongera nsubira kuba umuntu.
noneho hashize igihe gito hari umuntu waje kuntwara anjyana i Butare w'umukecuru turabana ariko nawe yajyaga yigendera ngasigarana n'abana be. Haza kuza umuhungu mwene wabo araza arahaba antera inda y'umwana w'umukobwa ubu mfite ubu ngubu mukuru w'aba ngabo. Ubwo ngubwo narahagumye muri urwo rugo umukecuru turabana hashira igihe kinini umwana aza kuvuka. We avuka mu buryo bwiza aramfasha, nabayeho mu mibereho myiza nkimara kubyara umwana w'umukobwa, ntago nongeye kubaho nabi icyo gihe. Hashira igihe gito rero baza nabo kwimuka baragenda bavuga ati ntago twakujyana rwose umwana, ati mwana tuzagaruka kumutora. Naho ko bahita bagenda, ntago namenye ahantu bagiye, shaka kuba baragiye hanze. Ubwo umwana urumva nawe ntaho yaragihuriye na se kugeza n'ubu nawe ntabwo azi papa we. Ariko nakomeje ndamurera hashira igihe ntago twari turimo mu mibereho mibi cyane, ariko naragumye ndamurera umuhamwe ndamurera. Hashize igihe rero nza gushaka, noneho ndashaka se w'abo bana rero turabana we hashigiye rwose tubana neza, ntago yigiraga nkubita, ntago yankubitaga, kandi nta nubwo nari ndiho mu mibereho mibi. Twabaga mu nzu nziza nini, nubwo yari inkodeshanyo yayishyuraga 70,000, yari afite akazi, twareraga n'uwo mwana w'umukobwa nta kibazo twigeze tugira. Hashize igihe kinini nyine n'abana nyine baravutse bahari, aza kugenda nawe aratoroka aragenda, ntago namenye aho yagiye, arantanya n'abo bana. Ubwo birumvikana ntago twagumye muri iyo nzu, twashatse indi nzu icitse yo hasi cyane kugira ngo twe kuguma kuba muri iyo nzu nta bushobozi dufite bwo kuyishyura. Ubwo nibwo twatangiye rero ubuzima bubige n'abo bana, ubwo bari 3. Tubaho mu buzima bubi cyane, bubi nyuma y'ububi, kuko hari inzu twabayemo yaraguye iruhande rumwe, yarimwe ibiheri byinshi cyane bikajya birara biturya. Tubaho mu buzima bubi cyane bukomeye. Urumva iyo abantu bari mu buzima bubi n'abana ntago biga. Icyo gihe ntago uwo mwana yigaga, niwe wari mukuru. N'aba ngaba baza gukura nabo ntibiga. Ubwo ngubwo tuba muri ubwo buzima bubi cyane bubiriko. Hari igihe cyaje kugera mfite agashoro gato nkajya ncuruza amakara. Rimwe haza umuntu w'umuprofe aza kugura amakara, ariko abona turiho mu buzima butari bwiza no muyonza, se muyibamo ati tuyibamo, aza kutugira impuhwe arahatuvana dukodeshereza iyindi nzu. Noneho hashize igihe akajya twishyura inzu rwose, hari umuntu w'umukristo ariko rwose kuko nta kindi yaragamije. Noneho rero ubuzima busa no buhindutseho gake, abana bajya kwiga, nabajyana kwiga, biga no muri prive, bariga nyine ubuzima busa naho bugarutseho gato. Hashize igihe wa muhorofe rero aza kwimuka, yimutse ajya iwabo, ngo baramwimuye bamujyana ahandi hantu ntago nahamenye. Tuza gusubira none mu buzima bubi, abana bava mu ishuri nanone turongera tujya mu buzima bubi. Ubuzima buba bubi cyane noneho kurenza na mbere. Noneho wa mwana w'umukobwa aravuga ati ndambiwe kuba muri ubu buzima, aratoroka aragenda abona umuntu babana. Uwo muntu barabana, musubiza mu ishuri, ariga rwose ariga, ariko twe tuguma kubaho nabi. Ariga ariko twari turiho n'abarika akabimenya, ariko agira intego yo kuvuga ngo nge ubwo mbonye amahirwe yo kwiga nziga ku buryo nzakura mama mu buzima bubarimo na barumuna banje. Ubwo ngubwo igihe cyarageze rwose tubaho nabi, kuko uyu mwana muto yigeze kurwara araremba cyane aranapfa, kuko nta mituweli twari dufite. Noneho rero aho apfuye mufungirana mu nzu ndahunga, ariko nza kugarura agatima ndagaruka sanga asa n'uhembutse. Njya ahantu ku maduka, umudamu ndabimutekereza, uwo mudamu aramfasha, aramuvuza, yari malariya ikomeye, aramuvuza
akajya amwitaho, bukeye umwana aroroherwa. Mu kugenda se uhunze bwari ubwo wari ugize? Nari ngize ubwoba. Yari yapfuye se koko? Nabonaga yahwereye yapfuye, n'ijisho ntiryahumbyaga, yarambaraye. Wari uhunze se cyangwa wari ugiye guhuruza? Nari impunzi, ntabwo nari ngiye guhuruza, numvaga mpunze, ngize ubwoba cyane. Ndavuga ati umwana aguye mu rugo, nibura sinanamujyanye kwa muganga ngo agwe kwa muganga, basi nabuze ubushobozi, nta kuntu naza kuvuga ko umwana yapfuye, reka nihungire. Ariko nza kugarura umutima, ndagaruka. Umwana rero uwo mumama mwitaho, tubona arorohewe, tuguma ariko muri bwa buzima. Noneho bukeye haza kugira igihe twimukana aho hantu, nanone turahimuka tujya ahandi hantu, ariko nawe tuhasanga ubundi buzima bubi nyine. Ariko wa mwana we aracyabana na wa muntu wamujyanye mu ishuri, arangiza kwiga mu wa 6. Hangije kwiga mu wa 6, abura ibikoresho byo kujya muri segonderi, ariko agapfa kujyaho nk'abandi bana, nta nkweto afite, nta makayi. Ariko avuga ati intego mfite nuko nziga nkagira aho ngera, noneho nanjye nkazakura mu buzima bubi mama arimo n'abarumuna banjye. Noneho kugira ngo nzi naha Isake, hari umuntu wampamagara ambwira ati ariko inaha Sake hari ukuntu ushobora kuza ukajya uca inshuro, ariko nibura ubuzima bwaho ho buroroshye. Ubwo mba ndaje, ariko mpageze nawe arantererana. Nkigera muri Sake, akimara kuntererana, nashatse inzu yo kubamo ahantu utamenyereye. Mbona inzu, nyibona hano hafi rwose. Ahantu nayibonye yari inzu mbi cyane, ariko iyo umuntu ari mu buzima bubi ashaka inzu bahwanye nyine, ashobora no kuzatanga nibura umubyizi kugira ngo ayishyure. Ubwo ngubwo mbona inzu iri hagati y'amatuwarete 2. Iyo nzu irababaje cyane, yaratubabaje, tuyibamo. Nuko nagiye dusangamo imisambi, ko nta kintu twari dufite cyo kuryamaho, dusangamo imisambi 2 yashaje, turagenda turayirambura nyine tukajya tuyibamo. Iyo nzu yari babaje cyane, iteye umubabaro n'agahinda, kuko yari hagati y'amatuwarete 2. Iminuko yose yo muri tuwarete, kuko yayendaga kuzuye, yarazamukaga ikadusanga. Niyo twabonaga ibyo kurya kugira ngo tubirye byari bikomeye cyane, kuko twumvaga umuntu kuzamutse turi kurya, ariko nyine ufite inzara uremera ukarya. Nuko imvura yagwa, hari ahantu amazi yacaga akagwamo, bwa busimba bwo muri tuwarete bw'inyo bukazamuka, kubera ko iyo nzu yari ifite ahantu hatobotse nyine hagati y'amatafari, bwa busimba bw'inyo bugacamo bukaza kuri ya misambi turi burareho, bugasandara hari bwinshi, ariko twajya kuryama tugahunguraho nyine, tukemera tukararaho nitwite ko hari inyo, tukaryamamo. Noneho abana bakajya barira bakavuga ngo ariko ngo ha mu byondo tuzahaba kugeza ryari. Ati ntago mbizi. Noneho nkomeza kubona ubuzima hano ari bubi cyane, noneho kurenza naho narindi. Kuko igihe cyarageraga nabo nagiye nko gushakisha akazi, arakabana bajyaga mu baturanyi bajya kurya, abandi bana bakaryama. Hari igihe nasanze baryamye imbere y'abandi bana, bari kurira basinziriye, abandi bana bari kurya. Noneho nkabona abana banjye bazajya bagira umururumba, wenda bazagere naho babaha ibirozi, nkabafungirana muri ako kazu. Azakambwira ati ntukadufungirane, ti hano hantu haratunukira cyane, tibirutwa nuko wajya udusiga ku muhanda. Ati noneho bajya babona nagiye bakagenda bakirwa bicaye ku muhanda. Noneho bukeye mvuye mu kazi nje mbonye ubuzima bw'abana banjye barimo, ndashobora kuzabakuramo, itamfata umwanzuro wo kujya kwiyahura. Hano hepfo hari ikiyaga cyitwa Sake, mpita ngiye kwiyahura. Ndagenda napanze ko ningerayo ndi bujye mu bwato, noneho sinambare jire, nageramo hagati ngahita nitereramo. Noneho nicaye mu bwato, tugezemo hagati mfite umugambi wo kujyamo, nibwitereremo. Umva ijwi rirambwiye ngo wisiga abana bawe, wibasiga ahubwo genda nugera hari hakurya ukate
ugaruke usanga abantu uhite wongera wicare mu bwato. Noneho kubera ko nta mafaranga nari mfite yo kuyishyura, tugeze hakurya ndababwira ati ntibagiwe ikote ryari ririmo amafaranga, musubizeyo nsubireyo ngiye kuyazana. Ntanongera nicaramo, bangejeje hakurya ntanongera ndagaruka nsanga abantu. Mu by'ukuri n'iki cyari gitumye ufata uwo mwanzuro wo kujya kwiyahura? N'ubuzima bubi nabonaga ndimo, kandi mbona nta muntu uzabunkuramo, kandi ubuzima mbona butazahinduka na rimwe, kandi mbona burushaho kuba bubi. Ubwo abana wari usize mu nzu ni abo ngabo babiri muri kumwe? Naba bonyine, kandi nahana nubwo bari batuzi. Ubundi noneho ndagaruka nsanga abana. Naraje ngeze ku muhanda mpita n'umuntu arambwira ati se mumeze gute, kuko aramaze kumenya ko turiho nabi. Arangije ampa amafaranga 500, arambwira ngo niyo mfite wenyine, ko nta muntu wapfaga kumenya uko mbayeho, ariko iyo wagiraga ikintu mbaza na kimwe nahitaga ndira. Noneho ndaza nzana ya mafaranga 500, nsanga abana bababaye, bavuga ati se wari wagiye he? Ndababeshya ngo nari nagiye mu kazi. Mfata ya mafaranga nkaguraga irobo y'umuceri, namara kuyigura nkagenda nkagura na voka, nkabaha ya robo y'umuceri bakayirya. Noneho hashize igihe pe inzara itumereye nabi. Noneho rimwe nigeze mfatisha ryari hari ndaritogosa, noneho bararirya bamererwa nabi, bararabaruka, baragwara diyare. Noneho ubwo muri uko kubaruka muri iyo minsi, umukecuru wo muri iyo nzu, nyiri iyo nzu, araza mu gitondo cya karavuga ngo nitumwishyure. Ntekereje ukuntu abana babuze ibyo kurya n'ukuntu baraye baruka, ndababara cyane. Nta n'ikintu namushubije, nararize cyane, ahubwo mitamvuga ati iki ni cyo gihe noneho cyo kuva muri ubu buzima. Imana najyaga nica nkavuga ati ariko Mana, noneho nguhaye iminsi 3, niba utankuye muri ubu buzima ndimo bubi ndabwikuramo. Noneho ndongera mfata undi mwanzuro wo kwiyahura nabwo. Noneho ndongera ndamanuka ku kiyaga, nubwo ati uriya mukecuru atongera kugaruka kunyishyuza. Ndamanuka ndagenda, ngeze ku kiyaga noneho nsanga ubwato buri hakurya. Agenda mpasanga umukobwa, ariko sinzi ko ari umwarimukazi, yari ahicaye agiye kwigisha mu wundi murenge hari hakurya. Turicarana, noneho arambaza ngo ese ugiye? Noneho ntangiye kumubwira ndarira. Arambwira ati ngwino tujye hano hirya. Ubwato bwari bukiri hakurya, ndabimubwira byose. Yarangije arababara cyane, arambwira ati wikwiyambura ubuzima. None se uwo mukecuru wishyura ngahe? Ndayamubwira, arangije arayampa, arambwira ati zamuka asanga abana, genda wishyure nyir'inzu, ntabwo uwo mukobwa muzi. Gusa yambwiye ngo ni umudamu, kuko yari yambaye nk'abakobwa, mbona nk'umukobwa, arambwira ngo ni umudamu, ngo ni umwarimu, ariko ngaturuka aho bita Izaza, akajya kwigisha mu murenge wa Jarama. Ndazamuka rero, ngaruka nzanye mu mafaranga, ndagenda njya mu rugo. Uwo mukecuru nkuraho 1,000, ndagihahisha ayandi. Ndamubwira ati muha make, ndamubwira ati naya nabonye, ati bari yufata, ati ayandi nzayashaka nyaguhe. Mu by'ukuri ntago nari nzaho nzayashaka, gusa nakuyeho 1,000 ndagihahisha muhasigaye. Ndamubwira ati ayandi nzayashaka. Gusa yanyishyuzaga natani n'ukwezi kwashize, ubwo kwari kwashize, kuko kwari kwashize nkwishyuye. Ubwo iyo natangiraga ukwezi nishyuye, nta n'umwenda nari murimo urebye. Noneho rero ubwo ngubwo ndongera ndagaruka, ndaza nsubirana n'abo bana, turagumana. Hashize igihe gito, umuntu umwe arambwira ati ariko ubundi uriya mukecuru yitwa Baserereza, tubundi iriya ni inzu mubamo, ati iriya kari tuwarete, agize iriya tuwarete ye abashyiramo, mukabaho mu buzima bubi bubabaje kuriya, yarangiza akaza kurara batera ngo nimwishyure nta n'umwenda mu murimo. Ubundi ababwiwe n'iki ku kwezi kuri bushire mutari bujye no mu nzu nyanzu. Arangije atuvuga ati ihangane ndaje ngushakira inzu. Nibwo yandangiraga hano rero muri kiriya cyumba kimwe wadusanzemo.
niho tuba. Ndaza mpita ndeba nyirinzu hano araza aho kuba bye byose nubwo ari icyumba kimwe ariko gitandukanye no muri izo toilette twabagamo kuko hari hababaje cyane ho nta toilette zitunukira cyangwa se nta rwaserera ntago tubura amafaranga ngo atubwiye ngo nidusohoke cyangwa dutuka tubwire nabi. Byari byo byose nubwo turiho mu buzima n'ubundi bukibabaje kuko nk'ubu ngubu uyu mwana afite imyaka 7 ntago yiga. Uyu nguyu nawe yari yabonye umuntu umukuburira iniforume ariko ikabutura yaracitse cyane ku igihe gito yageze ku ishuri ikabutura igatabuka abandi bana baramuseka. Ari ikintu kimbabaza cyane nukuba nta kintu mariya abana banjye. Kuba ndi umubyeyi nkaba ndashobora kugurira umwana n'inkweto zo kwambara nk'ubu ngubu uyu nguyu yambara ibirenge kuko nta kamambira afite zo kwambara. Byo ni ibintu rwose bimbabaza cyane nkumva ubuzima ndimo nta kintu bumaze, nkumva kuba ndiho nta kintu bimaze, kugira ngo ubeho utariho numva ntacyo bimaze. Ikindi kimbabaza cyane numva wampuza n'umwana wanjye bazi ngahita mpfa nkareba uwo mwana ukuntu asa nkamubwira n'umubabaro wanjye. Ariko ubundi wenda duse nkaho tugusubiza inyuma gatoya nubwo wawe tubwiye bigasa nkaho bikubabaza cyane ariko nta kundi byagenda. Ubundi uwo mwana kugira ngo agende ndagira ngo ngire usobanurira abantu icyatumye bamukwambura byari byagenze gute. Nyine ikigaragara cyo nuko ntago banshakaga, ntago nzi n'impamvu yatumye dushyingiranwa. Kwari ukugira ngo harangirire nabi, yibanze yari yarabuze ukuntu yagirira nabi ubwoko bw'iwacu cyangwa abantu bo mu rugo iwacu. Je niko natekereje akabicisha muri izo nzira kunyambura umwana. Ntabwo kwari kuvuga ngo ntunjyanire umwana ngo iwanyu, ngo nsigira umwana ngo ndashaka umwana wanjye aba ngo nawe ukajya iwanyu. Bamutwara yarari nko mu kigero kingana iki? Shaka kuba afite nk'amezi 8 nibuka. Ubundi se watubwiye ko yiga Nyabihu, ubundi ubusanzwe abahehe? Nawe ni Bugesera, ni iwabo. Ubwo nukuvuga ubwiye atashye ubwataha iwabo Bugesera. Watubwiye ko amazina aryo utayibuka? Mazina nibuka Claude. Yari umuhungu? Yari umuhungu. Ni umusore rwose. Hanyuma rero hano dusanze uri kumwe n'abano bana babiri, mu bigaragara n'abana bakiri batoya. Watubwiye ko bose batari kwiga uyu munsi? Urebye ntago biga, uyu niwe wari watangiye. Uyu niwe wari watangiye ntago yiga neza kuko agera ku ishuri akavuga ati kabutura yatabuta abanyeshuri baranseka akigarukira. Hanyuma se uwo mwana w'umukobwa wundi we bihagaze biti? Hanyuma uwo mwana w'umukobwa tutabana wagiye yaravuze ati nge ntago ndambiwe imibereho turimo, iyi mibereho ntago nzayigarukamo, iyi mibereho ubamo. Tubundagiye rwose sinzongera kugaruka muri iyi mibereho, kandi koko kuva yagenda ntago yagarutse. Hanyuma igihe kiza gero cy'imyaka ingahe? Ari mu kigero cy'imyaka 16. Mu kugenda se yagiye ubizi byagenze gute? Yagiye mbizi aravuga ati ndagiye ngiye gushaka aho mba ndebe ko naziga nkabakura mu buzima bubi ndimo murimo. Ubwo ngubwo yamaze kurangiza uwa 6 aho yabaga nyine. Ubwo urumva ntago bongeye kumuha ibikoresho, ntago bamuhaye ibikoresho ngo ajye mu wa mbere segonderi. Yageraga ku ishuri bakamwirukana ati genda uzana inkweto, genda uzana amakayi, genda wambara iniforume nk'abandi bana. Akarira akavuga ati ubu koko ndabikura he? Abura umufasha muri make. Noneho nawe ahita afata umugambi mubi wo kwiyahura, anywa imiti ariyahura. Noneho amaze kunywa imiti yari afite agatelefone yandikira umwana mugenzi we aramubwira ati dore igihe wahereye umpa amakayi ngoragoza umpa inkweto ukantiza iniforume, atariko noneho igihe kirageze ngo mve muri ubu buzima. Ubwo ngubwo ahita afunga telefone. Noneho uwo mwana mugenzi we yahise avuga ati uyu mwana wasanga agiye kwiyahura. Ubwo ngubwo kumbi yahise ajya mu cyumba arifungirana, abandi bari bahari arifungirana, ubundi agenda anywa iyo imiti yari yaguze. Noneho uwo mwana w'umukobwa azaje
kumureba avuga ati uwo mwana ashobora kuba agiye kwiyahura. Araza aho aba arabasuza asanga ngo bibereye bari kwirebera umupira kuri televiziyo. Arangije ababaza ati ese runaka ari he? Atari mu cyumba araryamye. Arabwira ati ntago aryamye, ati mwebwe tura mwana ariyahuye, ati nkwikije amagambo yambwiye atariyahuye. Bahita bajya gufungura urugi basanga rurafunze, bararuhondagura basanga rufungiyemo imbere, bararuca. Aruciye rero nibwo basanze kuko yanyweye imiti ari gukumbagurika hasi ari kuruka yiyahuye. Ubwo ngewe bashakishije ukuntu bambona bantumaho abantu, ariko baza kuntumaho umwana bamujyanye kwa muganga. Ndavuga ati jewe ntago nabona tike. Nibwo bashatse uburyo bambonera tike. Bambwiraga ati ni ibintu bikomeye tugira ngo tukubwire, nta nubwo bambwiraga ibyo ari byo. Noneho rero ubwo ngubwo nibwo nashatse aho ntira umwenda banyoherereza tike ndambara njya kureba nsanga umwana aryamye mu bitaro arambaraye. Ibyo ngibyo byarambabaje cyane, nabwo ndavuga ati nta kuntu umwana wanjye azantanga gupfa, ntago umwana wanjye azantanga urupfu rwose, ntago byashoboka gushyingura umwana wanjye yiyahuye kubera jewe wabuze icyo namumarira, kubona ntacyo mariye umwana wanjye akaba ageze aho yiyahura. Ubwo nabwo nahise ntekereza nanjye kuri buva aho ngaho mpita niyahura. Ariko haza umuntu umwe aravuga ati, aratuganiriza aravuga ati kuba muri mu mibereho ibabaje ntago byatuma mwiyambura ubuzima. Aza kuganiriza umwana amaze koroherwa, arangije uwo muntu w'umumama aramufata aramujyana. Ariko na n'ubundi ntago nzaho ntago ndageraho babana, numva ko babana gusa ariko ntabwo ndahagera ngo mpamenye. Ariko abana n'uwo mumama, kuko uwo mumama ngo yahise amujyana ku muntu ngo uzajya umwigisha gusuka imisatsi. Ariko ubwo urumva ntago ibyo bifatika. Gusa yarambwiye ngo ari kumwigisha gusuka, ariko umwana intego ye ntago yayigezeho, kuko yaricaga akavuga ati jewe nzaba umuhanzi, ati numva nshaka kuzaba umuhanzi nkaba umuntu ukomeye cyane nkazakuvana mu buzima urimo. Ndetse akanarota akavuga ati narose niga mu ishuri ryo ku Nyundo, ati peti narose niga mu ishuri ryo ku Nyundo. Ntumbaze ku Nyundo ngo niba higa abana biga iki, ntago mbizi, ariko ngo yumvaga ashaka kuzaba umuhanzi. Ariko ngira ngo ngaba abahanzi benshi ngo babize muri iryo shuri. None uyu munsi hano aba ni hafi aha ngaha urahazi? Aya ntago ari hafi aha ngaha, ni ahantu muri za Mayange. Gusa nagiye kumushakisha nahamenya nzira najye ngenda. None kuki utarajya kumureba byagenze gute? Ntago byoroshye, ntago guhaguruka ntago ari ibintu byoroshye, kuko nta bushobozi kuva hangase ni Mayange n'amaguru. Ntago nabona tike yagera i Mayange, ntandi n'aba bana kubasiga bonyine ntacyo kurya. Nk'ubu ngubu rwose aho dusanze aha ntago bigeze barya, nta n'ibyiringiro mfite uko bari burye, nta kintu kiri mu nzu ngo ndi bubagaburire. Ibintu biba bitoroshye gufata urugendo ngo nagiye. Ubwo nyine umuntu ndemera nkicecekera ngafunga umwuka gusa, nabindi. Haryo watubwiye ko umugabo yagutaye, byagenze gute? Impamvu yo kuguta ni ntago nyizi, ntabwo tutajyaga dushwana se mvuge ngo twarashwanye. Amaze igihe kingana iki agiye? Ikinini n'umwaka n'amezi, hafi imyaka 2. Mu kugenda byagenze gute? Yagiye muri kumwe cyangwa wari wagiye usanga yagiye? Njyewe hari ukuntu najyaga njya gushakashaka utwo gucuruza two gukora. Nagiye gucuruza nzi ko ari mu kazi, nje nsanga ibintu yasahuye ibintu bimwe, binyereka ko yagiye n'imyenda yayijyanye, ibintu byose mbese hafi y'ibintu bimwe yabijyanye. Ntuhamagaye kuri telefone numva nticamo yayifunze. Kugeza n'uyu munsi se ntago wenda ashobora kuba yakwirengagiza wowe mwashakanye ariko akibuka abana be? Uyu munsi ntago ajya agerageza ngo arebe abana be ubuzima barimo uyu munsi ko bumeze? Nta nubwo azaho tuba ntago ahazi. None se amakuru ye ni urayazi? Uza aho ari? Njya numva ko yashatse gusa yanasezeranye. Hanyuma ahantu muri uyu munsi hano basanze, iyi nzu murimo bimeze bite? Mufite ibikoresho byo mu nzu bihagaze gute? Inzu akazu turimo ni karaka icyumba kimwe wabonye, nta bikoresho dufite rwose, ntaho kuryama cyo gutekaho, agasafuriya kamwe nako
mwana nta kintu, mbese nta kintu dufite, nta byo kurya, ntaho kuryama, urebye ni ukwiyeranja gusa umuntu akishyira mu mahoro ko ariho gusa, nta bindi nta. Iyo nzu uyigereranyije na hamwe mu batubwiye mwabaga muri tuwarete, ubona bitandukaniye? Urebye ntago ari kimwe, kuko hariya twabaga muri tuwarete nararaga ntengurwa kubera imbeho, nafashe hari akaringi twe dufite nka korosa abana kuko ari bo bababaje cyane, nge naraga ntengurwa cyane, imbeho inyica umuntu uko nkagire. Ariko ahangaha ho nibura nubwo n'imvura yiguye wenda amashahi niyo ashobora kuza mu nzu, ariko nibura ho namba naho ntago hameze no muri iyo tuwarete kuko nta muntu uko duhura nawe. Iyo nzu rero tubamo nubwo itameze nka za tuwarete twabagamo hariya hepfo, nubwo itameze nk'iriya tuwarete twabagamo, byari byo byose nayo irarangaye. Iyi imvura irimo amashahije itugwaho, iza mu nzu ikatugwaho, kandi hararangaye cyane ku buryo rwose tuba dufite ubwoba na nijoro k'igisimba nk'injangwe ishobora gucamo n'ikindi gikoko cyacamo, rwose tuba dufite ubwoba ko gishobora gucamo kikaturya. Nyuma uyu munsi abana bayo babonye abandi bavuye ku ishuri, bo batagiyeyo bakubwira ngo iki? Barababara cyane 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 uyu mutoya, kubera ukuntu akunda kwiga, yumva yajya kwiga. Iyo abonye nk'umwana wa hano muri urugo aho dukodesha, iyo hano aho tuba hari umwana wiga, iyo avuye kwiga arababara cyane, akavuga ati ubu ngubu jyewe nzigera niga koko. Mbese barababara cyane, kandi nanjye ndababara iyo mbonye abandi bana bavuye kwiga, abana banjye batiga, agahinda karanyica nuko nyine nta uburi bubyereke, ariko nanjye ndababara. Abana barababara cyane, ariko cyane cyane kuba batiga abandi bana biga. Hanyuma se bafite ubwishingane mu kwivuza uyu munsi? Oya, nta mituweli bafite, nanjye ntayo mfite, ni kenshi ndwara rwose, ndwara. Ariko nyine none ubwo iyo mwarwaye bigenda gute? Umuntu ararwara nyine agatuza, wakora iki se? Hari ukuntu ufata nk'ijana ukagenda ukagura paracetamol, wakumva umutwe woroshye n'umuriro tubwura kize, ariko ku by'ukuri ntubukize. Nta muntu wagusuzumye ngo urwaye iki. Iyo umuntu adafite ubwisungane, mbese no gupfa abashobora gupfa agapfira mu rugo. Hanyuma ufite umuryango wawe, ntago ujya ukugeraho cyangwa nta muryango ufite? Umuryango mfite ntago ari uwangeraho. Mfite mama umupfakazi, nawe urumva ni umuntu uraho utishoboye, ntawe urangeraho rwose, nta n'uwo natakira ngo mutakire, nta muryango ntawe. Hanyuma ku bijyanye wenda nk'ibyo kurya, batubwiye ko ntabyo bamufite, ariko se wenda ibyo kwambara, imyambaro y'abana, ibyo bihagaze gute? Imyenda yo ntayo rwose, uretse uyu nguyu niwe ufite iniforume uwo muntu yari yamukuburiye, umwana wari urangije kwiga mu wa 6, ariko nako karacitse. Nkundi imyenda baba bafite niyi bambaye, ashobora no kurwara nkabura uko mwambika ngo ajye kwa muganga. No kwihangana nta kundi byagenda. Hanyuma rero wenda turenda gusatira umusozo. Nk'uyu munsi ubona ko baje ati ikibazo gikomeye runaka ufite, wumva kigukomereye cyane kurusha ibindi, unatekerezaho kumva kirakubabaje umunsi ku munsi, ukumva ko ari ikibazo gikomeye cyane udafite ubushobozi bwo kugikemura, ndagira ngo tubwire ni ikihe mu by'ukuri? Ibintu ntekerezaho cyane nkumva binjyanye kure igihe kinini, ndetse mbandira, kuko njyewe ntago mba nifuza ko hari n'umenya ibyambayeho, kuko ndagenda mu nzu nkarira, ngakaraba, ngasohoka, nkagenda. Ariko ntekereza ko kubona abana banjye batiga nk'abandi bana, nibura ngo be kuzapfa urupfu nk'urwo napfuye, inzozi zabo ze kuzigera zisohora nk'uko batekereza bye kuzigera. Ibyo bintu birambaza kubona abana banjye batiga. Ikindi rwose kubona ntazi umwana nabyaye kandi naramubyaye, nawe atanze indi nyina, cyo ni igikomere numva kikomeye cyane, ku buryo mwana ndamutse mbonye umuntu mpuza n'umwana wanjye, cyane cyane icyo nabuze ni ubushobozi. Naho ubundi nta muntu wabura ari muri iki gihugu cy'u Rwanda ngo bishoboke. Mfite ubushobozi namushakisha. Ubushobozi wumva ni bumeze gute? Nubwo gutega ukajya kumureba, ni ubushobozi bumeze gute? Ubushobozi nyine bw'amafaranga. Numva niba yiganya wenda nshobora no kumusanga ku ishuri nkamurebera, kuko abo bantu n'abagome ntago ntekereza no kuzigera nkandagira ku irembo ryabo. Namusanga ku ishuri nkamushakisha, nkamumenya,
byanze bikunze, ariko nta bushobozi mfite, nta mbaraga z'uko, mbese ni nk'ibyo. Ikindi gikomeye cyane ni imibereho turimo, kutabona ibyo kurya, kuba ahantu habi, kuryama ahantu ho kuba nta gikoresho dufite, kuba mbese turyama ahantu habi. Hari umuntu ushobora kwibaza kuvuga gutyo, wenda hari abantu ushobora kukureba bakabona uko biri kose imyaka yawe ntabwo iraba myinshi, bakibaza bati kugira ngo ugerageze gutunga abana bawe wowe ubwawe ukora iki? Ntabwo wenda ushobora kuba wirirwa mu rugo ntunagerageze gushaka ikiraka wenda kugira ngo batunge? N'abatunga ntibaba basa gutya. Ndagenda nkagerageza nkajya gushakisha akazi rwose, ngakora, nkazana amafaranga nkabahahira. Iyo ikiraka cyabuze bigenda gutwa? Iyo cyabuze, nk'ubu imvura yahereye mu gitondo igwa, birumvikana se najya guhingira nde mu mvura? Ntabwo byashoboka. Iyo ikiraka cyabuze nyine nawe urabyumva. Nanjye ndabyumva. Ubwo ni ukuvuga ko umuntu kujya mu buriri mukaryama n'abana, sugo ntibarire nijoro? Tugatuza, n'abana batuza cyane. Iyo babuze ibyo kurya bariyorosa bakajya mu nzu bagaceceka, nta kumbaza ngo ese kutatetse. Ni ukuvuga ngo ubuzima nabo bamaze kubumenyera? Barabumenyereye, baratuje. Mbere yo niho byagerazaga nijoro bakambaza ngo ese turaza kurya, avuga ati mu gitondo murarya. Hanyuma akazi murimo mwatubwiye ko ari gatoya, kukaryamamo mwamvuze ko nta kintu, ubundi muryama kuki? Dusasa ibintu bishara hasi tukaramburaho akantu tukiryamira, ntitugombera ibirenze. Kuba twabonye icyo twashyira mu nda. Harimo agasima se ku buryo wenda waharyama urubavu ukabyuka rutagize ikibazo? Rwose ni mu byondo, nta gasima gahari. No kwihangana nta kundi byagenda. Reka twizere ko Imana izaca inzira hamwe no gusenga ndetse no kwiyizera. Sinzi rero wenda nk'umwana wawe ashobora kuzagukurikirana aramutse akumenye, simbizi, n'ubuhe butumwa wamugendera muri uyu mwanya, wenda aramutse akumvise, niki wamubwira? Cyo namubwira ko ntago namusize mwanze. Ni imibereho mibi, ni ugutotezwa n'umuryango we wantoteje uramunyambura. Ntago namufashe ngo mujugunye muri wese cyangwa mu gihuru, baramunyambuye, kandi mbona yuko ni ngoma kumutsimbaraho nzicwa. Numva nanjye mushaka, numva namubona. Hashize igihe kinini nifuza kumubona, ariko nanjye nabuze uburyo namubona. Hanyuma rero reka tugusabe kugira ngo utange nimero ya telefone. Ni 078 53 47 65 5. Ongera yisubiremo. Ni 078 53 47 65 5. Reka tugushimire rero kuba waduhaye umwanya wawe kugira ngo tuganire, kandi mukomeze kwihangana. Imana izaca inzira bigende neza. Reka tubashimire namwe bakunze b'Impanuro TV mudukurikirana umunsi ku munsi. Uramutse ufite ibitekerezo, amakuru cyangwa se inyunganizi n'ubuhamya wadusangiza, watubona kuri nimero 078 33 510 63 078 33 510 6. Mukomeze mugire ibihe byiza, mwirinda icyorezo cya COVID-19, mukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, mwambara agapfukamunwa n'amazuru neza, muhana intera igihe mwahuriye ahantu hari abantu batandukanye, ndetse tubakangurira gukomeza kwikingiza kugira ngo ibintu byose bashe kugenda neza. Dukomeze tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Mwari kumwe na Nizimana Daniel, turabakunda cyane. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.